Hello guys, hello best friend. Muri video ngiye kubereka uburyo utuntu tw'ingenzi ushobora kutureba kuri WhatsApp, ibintu by'ingenzi ushobora kubuzi kuri WhatsApp. WhatsApp ikubiyemo ibintu byinshi, mbahaye ikaze kandi mbereke bimwe by'ingenzi muri byo. Akambere ngiye kubereka ari ukuntu ubyuka ugasanga WhatsApp yawe byagenze buca, byagenze uko bakakubwira wenda hano hambere bakakubwira ngo daily, monthly, weekly, never. None ukagira ngo WhatsApp yawe yapfuye cyangwa se hari ikibazo ushobora kuba yagize. Ntago WhatsApp yawe iba yapfuye cyangwa nta nubwo iba yarangiye, ahubwo bakubwiye baguhereza izo option kugira ngo uvuge WhatsApp igihe ishobora kuba yarangira. Tudatinze rero uraza ukanda hano handitse ngo never kugira ngo WhatsApp yawe updating ijye ku murongo hano. Nuhikana ukanda hano message zawe ziragaruka n'amafoto gawe n'ibyo wagiye wandikira na bagenzi bawe birahita biza. Numara kuhakanda uraza ukanda hano handitse ngo okay, ubyemeze hano, wemeze hano handitse ngo okay. Twihuse cyane rero icya kabiri ngiye kubabwira muri iyi video yuko hari utuntu ushobora kumenya kuri WhatsApp. Reka nkwereke uburyo ushobora guhindura ifoto kuri profile. Wenda ishobora kuba ari hamaze iminsi cyangwa se iminsi runaka, reka tuyite tuyihindura. Uraza hano haraguru hari utudomo dutatu uzeho akande, hanyuma uhite uza hano handitse ngo setting. Urahita ugera kuri dashboard imeze gutya, uraza ukande hano hari agafoto kawe hano, uze uhemeze uku. Numara kuhemeza urabona ko ari akantu kameze k'agakamera niko uraza gukanda. Ushaka guhindura ya ntuza ya name ibihari naho urabona ko ari hano. Ushaka kugira ibindi bintu ushyiraho urabona ko hariya bihari, ariko tugiye guhindura ifoto uraza gukandika ko ari akantu kameze nk'agakamera kano nshizeho udufresh, uze ugakandeho, uze hano handitse ngo galeri. Hano muri galeri bahita bakwereka muri galeri hano, uze ufate ucuzingemo ifoto. Hano hasi hari galeri, hano hasi uze ufate ifoto. Urabona ko watugejeje mu mafoto. Dore ngaya amafoto, uraza uhitemo ifoto imwe ushobora kuba wahitamo, hanyuma uze uhite uyemeza. Numara kwemeza uhita ukanda okay, birahita bijyamo. Ikintu cya kabiri ngiye kubabwira rero, hari ukuntu wandikira umuntu kuri WhatsApp noneho hashira iminsi ibiri ukabona ubutumwa bwideretinze cyangwa se ubutumwa nta burimo. Wenda ugasanga wamuheje amafoto yawe kandi wari uyakeneye cyangwa se ni document yawe, ugasanga bwa butumwa bwahise bwitiretinga nta burimo. Abantu nshimira umuntu wambaje kino kibazo uko wagikemura. Iyi step ya kabiri niyo ndashaka kugira ngo tuyitindeho, mbereke uburyo ushobora nawe kuba wabisetinga cyangwa se wenda telefone yawe ikaba yuzuye cyane, hari ibintu bitandukanye ugasanga ugiye kwandikira kuri WhatsApp ugasanga biranze. Cyangwa se ukavuga ati WhatsApp mugiye kugira ngo ije hora yuzuye, reka ibintu bimara amasaha 28 bije birahita byitiretinga bihari ku muntu uwo ari we wese. None ngiye kubereka ahantu ushobora kunyura kugira ngo ube wabyimezaho. Umuntu nakwandikira nashira amasaha runaka cyangwa se icyumweru bite bigira. Uraza nk'ugiye kwandikira umuntu hano, uze ukande hano handitse ngo hano, uze nk'ugiye kumwandika message hano, ukande hano ku tudomo dutatu ku buryo message zirahita zisiba igihe urangije kuzisoma, cyangwa se bitewe n'igihe wasetinzemo zirahita zivamo. Ukanda hano handitse ngo disappearing message hano. Hano urabona ko hano hambere baduha amasaha 28, hano hakabiri baduha iminsi 7, hano ha gatatu baduha iminsi 90. aha kaneho
handitse ngo off, ubwo message nyine ntabwo ziba zigomba guhita zivamo. Noneho nushaka uraza wemeze hano amasaha 24 cyangwa se hano wemeze ku minsi 7 nishyira message zise zitretingaho icyo urashaka nicyo uri gukora ukurikije uko ubishaka. Ni ushaka message zirekere kuriya nje zisiba, birategwa n'amahitamo yawe n'icyo ushaka. Igihe buriya wabyemeje hariya umuntu kwandikiye, ubwo abigashya amasaha 24 niba ari byo washizeho, ubwo bizahita byihanagura. Niba washize ku cyumweru ikimwe kigashira za message zirimo, bizahita byihanagura. Reka mbereke rero uko wahamagara. Nanone uraza ukandika akantu na tuntu tubiri duhari, ukandika kano kantu kugaherereye ibumoso. Niba ushaka guhamagara umuntu call video muri kurebana, urabona ko ubise bikunda. Ntabwo birakunda bite nuko iyi application ndi kuyikoresha telefone ari imwe, nabyo nari nshaka kubibereka. Usa nk'ugiye kwandikira umuntu, hari utuntu tutara hejuru mu nguni, hari aka audio, hariho n'aka video, ugakanda ku cy'ibumoso gatoya. Noneho hano naho kurikodinga amajwi, kako n'umuntu yohereza akakohereza voice call amajwi. Ayo majwi niyo tugiye kureba. Uraza ukafata n'urutoki kano kantu k'icyatsi kari hano kamikoro, wamara kugakandaho uyu karekuye bya bintu maze kurikodinga bihita bigenda. Iyi step ya 4 guys, nizere yuko nayo muyumvishije. Nizere ko nayo muyumvishije. Noneho kohereza umuntu ifoto cyangwa se wamuhereza nimero, nihe wanyura. Kanze uraza ukande hano hameze nka galeri cyangwa se aho barebera amafoto muri rusange, bakagubara gutuntu ahambere handitse ngo galeri, kamera, location, contact na audio. Bino byose birimo. No rero hano hambere ushobora kuba wamwohereza amafoto ufite muri telefone, cyangwa se ugafotora hano ifoto ugahita uyimwoherereza. Hano gufata amafoto arisanzwe ufite muri telefone ukaba wayimwoherereza. Hano kuba wamwohereza amanimero, kuba wamwohereza amadokima, kuba wamwohereza audio ufite muri telefone. Guys, nizere ko tutuntu tukugiriye akamaro. Ubaye iyi video hari icyo kumara cyangwa se ari akamaro ikugiriye, ubyandike muri comment, ukore subscribe. Iyi video uyisharinge bagenzi bawe nabo ibagirira akamaro. Wimenye ibintu mu byihererane wenyine. Niba hari umuntu ukona akeneye iyi video kuba yasobanukirwa, kora share, uyimusharinge, uyimuhereze, cyangwa se wishyire muri groupe runaka ubona bayikeneye. Guys, kwibutse ntugende udatanze inkunga yawe, ukore subscribe. Niba uri musha naguhaye ikaze, kandi nawe dusanganywe ibi byose nkora naho maze kugira mbikesha wowe. So guys, reka tugiye kureba ukuntu wakoreza umuntu amafoto. Twabonye ko rukana kwa karakantu kano kameze nk'agarire, ukaba wamwoherereza aka kantu kaba kari gutera rero ho kwandikira message. Nizere ko byo musanzwe mubizi mu kwandika ubutumwa bisanzwe biraho ngaho, cyo ndumva nta kibazo guys. Ica nyuma ndumva yuko wenda hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi mwumva nabakoreraho, mubishyire muri comment, ndahari kubibasubiza, kuba nabasubiza. Hari byinshi nashatse kugira ngo iyi video ize kuba ngufi, kubereka kuba namwakiriye amagroupe, uko ni byinshi bikuri kuri WhatsApp. Rero kugira ngo ibintu bizagende neza, kanda subscribe, atazagira video nimwe gucika yiturutse kuri uyu muyoboro. Niba ari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushyire muri comment, ndahari kubasubiza. Ndabakunda cyane. Bye bye.